Ndabaramukije mwese abantu mudukurikiye ku Rurembo Rwera TV. Mbifurije amahoro y'Imana aho muri mugubwe neza. Agewe ubasuhuza ni Twavugimana Moise nk'uko bisanzwe. Turagarutse mu kiganiro ukuri ku byerekeye Imana. Tubashimiye kuba mudukurikiye umunsi ku munsi. Mu biganiro bitandukanye mudukurikiraho ku Rurembo Rwera TV, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko cyane cyane kuri YouTube. Tubashimiye ibitekerezo muduha kandi tubashimiye kuba mudukurikira umunsi ku munsi. Imana nibahe umugisha. Rero uyu munsi cyangwa se muri aka kanya dukomeje n'ubundi na cya kiganiro cyacu tubagezaho igice cyacu kimwe buri munsi, ikiganiro ukuri ku byerekeye Imana mugezwaho nanjye Havugimana Moise, mukurikira ku Rurembo Rwera TV buri munsi. Uyu munsi rero tugeze ku gice cya 8. Mbibutse neza yuko iki kiganiro cyangwa se iki cyigisho ni inyigisho dusoma mu gitabo cyitwa igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri ku byerekeye Imana. Imana irushaho kuduhana umugisha mwebwe abakunze kino kiganiro, kandi ndahamya ko murimo muragenda musobanukirwa ukuri ku bintu byinshi. Tugeze ku gice cya 8 rero cy'icyo gitabo. Nkuko nabibabwiye mu gice cya mbere, nabwiye iki gitabo gifite ibice 34. Tugeze ku gice cya 8. Ejo cyangwa se mu kiganiro cy'ubushize mu gice cya 7 twari twabuze ku nsanganyamatsiko cyangwa se gifite umutwe uvuga ngo ese idini ry'ukuri uzi iryo ari ryo. Igice cya 8 rero gifite umutwe mwiza kandi ukomeye. Uyu mutwe w'igice cya 8 uravuga ngo ese umukristo w'ukuri uzi uwo ari we? Ese umukristo w'ukuri uzi uwo ari we? Umukristo ni iki? Umukristo ni umuntu usenga Imana rurema Uwiteka, akubaha Imana, akaba no mu idini ry'ukuri ari ryo torero. Uwo aba ari umukristo. Niki kigaragaza ko umuntu yabaye umukristo? Nuko ajya mu rusengero, mu itorero gusenga. Hanyuma rero iyo umuntu amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nibwo aba abaye umukristo. Hanyuma rero guhamya neza ko wakiriye Yesu nuko ujya mu mazi menshi ukabatizwa, ugapfana na Yesu ukanazukana nawe. Iyo umuntu amaze kubatizwa aba abaye umukristo. Ntabwo akirirwaho iteka ry'ibyaha yakoze mbere atarabatizwa ngo akizwe, ahubwo ababaye icyaremwe gishya, keretse iyo yongeye gukora icyaha. Kandi umukristo w'ukuri ntakora ibyaha nko kunywa ibiyobyabwenge, kurwana, gutukana, kwiba, gusambana, gusebya, kubeshya, kuraguza, guha uwo mwashakanye inzaratsi, kugira ishyari, gusebanya, kuvuga nabi abakozi b'Imana, guteranya abandi n'ibindi bisa bityo. Umubatizo nyawo uwo ari wo? Umubatizo nyawo ni uwo kubatizwa mu mazi menshi, kuko umubatizo abantu batizwa bwahanga ntiwazanywe n'Imana, ahubwo mu gihe abantu bose babatizwaga mu mazi menshi, umwami witwa Kostate yagiye kubatizwa, ariyemera, aravuga ngo ntibamwinika mu mazi kandi ari umwami w'umunyacyubahiro. Niko gutegeka ko badaha amazi mu gikombe, bayamusuka ku mutwe. Kuva icyo gihe abantu bose bahise batangira kubatizwa gutyo. Nuko rero menye yuko uriya mubatizo atari wo mubatizo Imana yatanze, ahubwo uwo wazanywe n'umuntu. Mwe gukurikiza ibyashyizweho n'abantu, mubatizwa mu mazi menshi, kuko ibyo byose ni ibyavangiye itorero, kandi ababizanye n'ababyakiriye bose bazahanwa. Ni akahe kamaro k'umubatizo? Iyo umuntu abatijwe aba apfuye akazuka. Ubundi iyo umuntu apfuye aba ahawe igihano cy'ibyaha yakoze, kuko Imana yabwiye Adamu ko nakora icyaha azapfa, ariko natagikora azabaho iteka. Kandi Bibiliya ivuga ko igihano cy'ibyaha ari urupfu. Bityo rero iyo umuntu apfuye aba ahawe igihano cy'ibyaha yakoze, aba ahawe igihano
cy'ibyaha yakoze. Abapfa bakiri mu nda za ba nyina n'abavuka bagahita bapfa batarakora ibyaha, Imana yaravuze ngo mpora gukiranirwa kw'abana, nkora gukiranirwa kwa base abana. Nuko rero ubu gupfa bisigaye biri mu buryo bubiri, hari ugupfa bakaguhamba, hari no gupfa mu buryo bw'umwuka. Iyo umuntu agiye kubatizwa, umubatiza iyo amwiritse mu mazi, biriya bisobanura ko aba apfuye ku bwa kamere y'icyaha. Iyo yuburutse mu mazi, biriya bisobanura ko aba azukanye na Yesu ari we bugingo buzima buhoraho. Ubwo ababaye icyaremwe gishya, ni nabwo ababaye umukristo. Abameze gutyo ntibabura gupfa, ariko hanyuma bazazuka beho iteka badapfa, nk'uko Yesu ariho iteka ntago ajya apfa. Umubatizo uduhindura ibyaremwe bishya, naho ababatizwa ku gahanga honyine mbabazi. Ninde mwabonye apfa agahanga konyine akazuka agahanga konyine? Nimwinjire mu rupfu rwa Yesu neza, mube mu gakiza, mureke kubeshya. Ni iyihe nshingano y'umukristo? Uri kwibaza ngo ni iyihe? Kubera ko kera ubutumwa bwiza butaramamara, abantu bose basengaga ibigirwamana. Ubu inshingano y'umuntu ubaye umukristo niyo kwegera abandi akababwira ubutumwa bwiza kugira ngo bakizwe nabo babe abakristo. Ni gute umuntu wese w'umukristo agomba kuvuga ubutumwa? Icya mbere, agomba kwerera imbuto nziza abatarakizwa. Niba mwasangiraga ibiyobyabwenge ukabagaragaza ko wowe wahindutse utakibinywa, niba mwibanaga mukarwana mugatukana, ugomba kureka ibyo byose mwahuriragamo bibi kugira ngo babone ko wahindutse by'ukuri, kandi uko ubishoboye ukabasura ukababwiriza ijambo ry'Imana. Umukristo w'ukuri uwo ari we? Umukristo w'ukuri akunda abantu bose, ntarobanura ku butoni, maze akitanga agafasha ababaye, kandi akitanga atari uko afite byinshi, ahubwo kubw'umutima mwiza. Umukristo w'ukuri avugisha ukuri, umukristo w'ukuri avugisha ukuri, yemera ko Imana ivuga, akunda Yesu n'Umwuka Wera, aboneka muri gahunda z'itorero asengeramo zose, yunga abashwanye aho kubateranya, asengera itorero, agakora umurimo w'Imana uko bikwiriye. Umukristo w'ukuri aba agomba kugira isuku. Umukristo w'ukuri akunda abamushumbye, n'iyo ababonye bibi arabasengera, ntabasebya. Nimugire amahoro y'Imana. Rero icyo gice nta kirangiriye, cyavugaga ku muntu w'umukristo, uko umuntu yaba umukristo, n'iyo umuntu amaze kuba umukristo imyitwarire agira. Mubane n'amahoro y'Imana, mbifurije ibihe byiza. Shalom.